wenda dusubiye inyuma gatoya uwo musore se yaba yaraguteye inda ufite imyaka ingahe? 17. Ufite 17. Muri iyo myaka 17 se nibura nkuko wari utubwiye ngo baguteye inda agushutse, wari utubwiye ko yagushutse akagutera inda, ntabwo mwegeze mubasha nibura kuba mwagana wenda inzego z'ubuyobozi ngo zibashe kuba zagira icyo zibivugaho? Tumuga ko kutavuga ni hari ikintu ntabwo akimera byose bigaruka inyuma. Kubera ko naramubyaye mu rugo baranoteza mbona ubuzima bwo mu cyaro sinabushoboye kuko hari igihe cyageraga nkana mu kiraro n'ubuzima bunaniye musiya nyine mukecuru. Uzamuka Kimisagara, nongera Kimisagara ku isoko umamagare urasanga ndagusanga Kimisagara ngemba mu Nyakabanda. Ubwo icyo gihe nyine ntabwo byari byoroshye, naraje ngo umuntu arafata igihe cyarageze ngeze i Kigali namusise mu cyaha ngira mama mu amafaranga 10,000 nabwo ati rero genda uvuze umwana ureke ko yazakira areke kuba ikimuga. Icyo gihe yamujyanye kuri centre de santé y'iwacu, agezeyo bamwohereza kuri hôpital biti Kibirizi ni Butare. Kure Ikibirizi hageze baramubwira ngo rero ntabwo no mwana twamushobora. Ubwo birangiye yahise agira bamujyanye CHB i Butare kuri kaminuza y'i Butare. Ahageze umuganga aramusuzuma aramubwira ati rero uyu mwana twebwe nta bushobozi dufite bwo kuba twamuvura ngo akire. Aramubwira ati ariko mukurikiranye hakiri kare umwana ashobora kuzakira. Ubwo mukecuru bamutarasife CHK umwana baramunyohereje ye kumuvuza, ndagenda mbona na dogiteri wa CHK arambwira ati rero uyu mwana kugira ngo ubone na dogiteri umuvura neza agakira akajya amera neza akarya akabasha no kuvuga neza, nuko kugira ngo ubone na dogiteri uramuvura agakira uratanga 350. Urumva umwana arafite imyaka 8 none amaze kugira imyaka 13. Ibyo bintu byose aracyabifite. Yarambwiye ngo genda umujugunye muri Nyabarongo ngo nimba utaza aho iba ngo ahubwo mbwira y'umumotari mutegere ugende ubundi ukirohemo. Ngiye ikintu bacyarubura umutima wanjye mwumva ndatuje, nuko nk'Imana yo mu ijuru yakorera nko ku muntu wenda akamanywa ubwo bufasha bw'amafaranga yo kuvuza umwana, kuko urumva umwana ugize imyaka 13 aba ari mukuru. Niyo avuga nk'iyo umwana imyaka 13 ajya mu ishuri ati nkonda akagaruka n'afite isoni niki bikongera agahinda. Abaganga baba barigeze babaha igisubizo cy'uko ashobora kuba yakira? Nawe CHB i Butare tujye bavuze ko ningenda nkamujyana i Kigali CHB agahara umuganga akamubaga ko araza yakize. Avuga ko ikintu kimutanya nyine hano mu mugongo harimo inyama yabyimbiyemo ituma atamanuka ibiryo bitamanuka, kuko niyo ari kuvuga ntabwo ururimi rweguka neza ngo ruzamuka nkuko nyine umuntu usanzwe avuga. Ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje. Nimwibuke ya munsi y'umwotemu isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba bimuhindura umwami muri bene se bose bimuha icyubahiro. Iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasa kanije gutabara. Iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasa kanije gutabara. Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwe mwese mudukurikiranye agace kose muherereyemo, waba udukurikiranye uri mu Rwanda waba udukurikiranye uri hanze y'u Rwanda, tuguhaye ikaze. Rero mukireba ku mascreen murabona ko dufite umutumirwa tugize amatsiko menshi yo kuba twamuganiriza cyane ko twamaze kumenya ko afite amateka maremare. Mu by'ukuri turakwakire ubanze twibwira kugira ngo tugane tuziranye. Nitwa Mariza Eugenie ariko ku mazina ya batisimu yo kuba pasiteri nitwa Uwimana Line. Rero inkuru yanjye ni inkuru y'ubuzima bwanjye. Yego. Nabyaranye n'umugabo
isa nafashe ku ngufu afite imyaka 17 ariko uragerageza uzamura akajwi kugira ngo abadukurikiye batwumve neza icyo gihe nari mfite imyaka 17 yego muri iyo myaka 17 kubera mama wanjye avuka i Nyamagabe mama yantumye i Nyamagabe umugabo akoraga muri gare yo mu Gasare icyo gihe nyine turahura arashuka turaryamana anerinda umwana yavutse afite ubumuga ntabwo kuva icyo gihe ntabwo ndongera kubonana nawe kuko n'uwo mwana ntabwo azi ngo nazi nimba ari ikigali cyangwa ari inzobe uwo mwana nyine nijya umwimenyera mwirukanye atera inda aya hanyuma kugeza ubu ngubu byifashe biti kuri uwo mugabo nyuma y'uko muvuye aho ngaho tubwiye Kibirizi mukajya aho ngaho CHK ni CHIB hano i Kigali okay naringize ni CHIB y'Ibutare CHIB baramutarasiye nyine bamuzana CHIB okay nyuma yaho rero ubu ngubu umwana ameze ate ese abayeho ate ubayeho ute niki kijya mbere cyangwa se niki gikurikira hagatanga umwana nta cyahindutse nyine mwanjye mu buzima busanzwe nyine nkiyizi icyo mbona ndamuhereza ariko nubundi uko yarameze mbere arya ibiryo bigatambuka mu nda hakajyamo bicyane ubundi niko akimeze ubundi nta cyahindutse cyeka n'ubundi nyine mbonye amafaranga agenda ngamuta ariko uwo mwana n'ubuhetse oya ni mukuru imyaka 13 yego reka tubone kubwira abantu badukurikiye wenda ubutaha mu nkuru ikurikira tushobora kuzamubereka kugira ngo tujye ari gihe tubwira abantu ibintu bakagira ngo turimo turababeshya ariko burya ni nabyiza ngo tujye tubereka n'ibikorwa cyangwa se ibimenyetso by'ibyo turi kuvuga hanyuma ngira ngo uwo mwana kutubwiye ko ibiryo yaryaga bigatambuka hari udufoto tw'ubaba witwaje aho natwe nayo kuko ntabwo nyine yakunze kubana nyirakuru kuko urumva icyo gihe no ku ubuzima nyine burakomeza bugenda gutyo ntabwo nakunze kubana nawe cyane ariko si ukuba naramusize si ukuvuga ko namujugunye nta nubwo namwibagiwe niyo ngize ikintu mbona ndamwohereza no kumwambika ari igihe mwambika kugeza aka kanya ubu ngubu bari kumwe na nyirakuru yego ko numva bitoroshye ngira ngo uwo mwana yari imbyaro yawe yakangahe ambere ni imbyaro yawe ya mbere ubu ufite abana bangahe ko tubona uhetse undi mwana ubu ngubu nyuma y'uwo ngo ufite babiri nyuma y'uwo nguwo none se nyuma y'uko ubyaranye n'uwo nguwo uwo mwana wa mbere akaba nawe ufite ubumuga nyuma waje kugira amahirwe yo gushaka undi mugabo cyangwa se nabo ntago bapapa wabo mu rugo arahari papa wabo bana mu rugo w'abana bato yarahari yego igikomere nicyo umwana wa mbere nicyo kiri kujya gituma uzana amarira angana gutyo okay hanyuma ngira ngo hagati aho ngaho utubwiye ko watewe inda nyine ukiri mutoya mu myaka mikeya ndetse unagiriramwo ibibazo byo kubyara umwana ufite imyaka bambe ufite ubumuga mu by'ukuri ntabwo avuga neza na nubwo arya ngo ibijya mu nda nibyo bikeye ariko dusobanuye neza kuba atarya ngo bijye mu nda binyura he bigenda gute sinzi abantu badukurikiye uburyo bakumva mu iyo shusho duha ishusho neza y'uburyo uwo mwana arya ntibijye mu nda umuganga amuvura yarambwiye ngo afite ikintu mo hano mu muhogo ngo ninza n'amafaranga bazamubaga ngo none bamubaga ikintu kirimo hano mu muhogo hano mu nkanga nyine mo hano yego bamubage bagikuremo nicyo gituma atarya ngo nibagikuramo ngo bizemera ntabwo rero ayo mafaranga ndayabona ngo mbe najya kumuvuza yego hanyuma iyo ariye bihagama mu muhogo se cyangwa bica ku ruhande rw'umunwa sinzi impamvu wari utubwiye ngo iyo ariye ngo ntago bijya mu nda bigenda gute iyo ariye aryamye ingurube ararya nyine bimwe bikagenda ibindi bigatakara hasi cyangwa ku mwenda ko nyine afite ubwo bumuga bwo mu muhogo ntago umwambitse nk'umwenda iminota 30 usanga hano mu gatuza habaye amazi sorry urumva ni ikibazo gikomeye ahubwo urumva n'uwo mukecuru ahubwo umufite nawe yahuye n'akazi katoroshye ngira ngo none se nibura ubaka kanya abasha kubona ibyo kurya nubwo bitabasha kujya mu nda gute cyangwa se ibyo kwambara
byo kwambara ntabwo nyine abibona nk'umwana nk'abana nyine bavutse neza ariko nyine niyo Imana ishoboje icyo mbonye ntabwo narya namuhaye. Mu buzima busanzwe se nta kazi ufite? Nta kintu ukora? Gusa ufashwa n'iki kugira ngo ibyo byose bigende bigerwaho? Ufashwa n'Imana. Yarubwiye umuntu avuga ngo ufashwa n'Imana, kwibaza ese Imana igufasha mu ujya kubona ukabona amafaranga aramanutse kubise hasi, ese uragenda ukajya kugira uturimo twa hato na hato ukora, ese mbese hari inzira nyinshi umuntu abamo nyine afashijwemo n'Imana, ariko nibura bajya bavuga ngo ikintu cyose ugerageresheje amaboko yawe nyine nicyo Imana igushyigikiramo. Ubasha kuba wagerageza gukora iki nibura kugira ngo ubwo buryo uvuze ngo Imana igufashamo abadukurikiye babashe kubusobanukira? Mbere hari igihe nyine nabonye byanze njya Nyabugogo nyacuruza agataro biranga, kuko n'ubundi nimba najyanye 20,000 hari igihe nazaga ufite nk'ibihumbi 10 cyangwa 8 yose yahombye. Noneho hari igihe byageze nka njya bukeye kandi abazunguzayi babirukana, uyu nguyu yakwiruka mwiruka kuri uyu nguyu, noneho nagaruka ngasanga abandi batwirukanganye imari bayitwaye. Bigezeho mbona sinzabishobora nyine ndabireka ndiyicarira. Urugendo rutoroshye ariko mu by'ukuri gusa wari ukitubwira nyine inkuru yawe, sinzi wenda ashobora kuba nahise nkubarizamo hagati kugira ngo n'abadukurikiye bataza kugira amatsiko ya bimwe na bimwe bashaka kugira ngo ibyo bakubaza, ariko wakomeza ukatubwira nyine nyirizina inkuru yawe mu buryo burambuye. Ese nyuma twe twibaje ngo nyuma yuko ubyaye umwana nyine wari utubwiye wabyariye mu cyaro akagira n'ubwo burwayi n'ubumuga n'iki, ese wahise uzi Kigali ako kanya uhita ubona umugabo cyangwa se hari andi mateka yanyuzemo hagatangana? Ntabwo nahise nzi n'umwana namusize afite umwaka n'amezi 2, ariko ntabwo nahise nza ngo mbone umugabo, kubera ko nyine naje ubuzima bungoye nkareba ku ndarara mu kiraro n'umwana ubuzima buracanga. Bukeye mu gitondo musigira mukecuru agiye guhinga, naramucunze agiye guhinga nabwiye fata umwana muta muri korodoro. Noneho nanjye kubera ko hari umuntu nyine wari inshuti yanjye yama 2,000 yo kuza i Kigali, arambwira ati nugera Nyabugogo ngiye mpamagare ndagutegera ugere uzemo. Amaze kuwufata anjyana mu rugo iwe. Bukeye najya kwa Kimisagara murana mama wacu, duhe na mama wacu arambwira ati se kurina, ati nuko nyine ndinama. Arambaza ati se wowe uri kubana nande? Ndamumwereka. Arambwira ati rero guhe no munsi nuzangiye kwa mu Gasozi binube mu rugo. Kuva uwo munsi naho nyine nabaye kugeza ubwo shatse. Wumvaga umeze ute kugira ngo ufate umwana? Buriya bajya bavanga umuvyeyi n'umwana bari patana rugi, kandi hari undi mugana abanyarwanda bajyaga bakunda gukoresha uvuga ngo ibyaye ikibi birakirigatira. So none ndibaza gute wafashe umwana wawe wibyariye ukamufata nk'uko tubwiye ukamujugunya muri korodoro ugakizwa n'amaguru ukava mu cyaro ukamusigira nyirakuru ukagenda? Wumvaga azabaho gute? Ese watekereza ko azabaho? Ese umutima wawe wumvaga nta kiniga kindi ujyanye? Kiniga ntabwo nari kukibura, kuko n'uwo munsi ngenda na telefone zari ziriho nyinshi zitaraza, ariko nkigera inaha i Kigali nahise fata nomero z'umuntu natwaye wo mu cyaro. Ndamubaza ati se umwana araho? Se ameze ati? Arambwira ati umuvugana mu cyacu nyine, arambwira ati umwana namufashe nta kibazo afite. Ariko nyuma kubera n'ubwo bumuga yari afite, mbajije abantu bambwira ko agenda yikurura. Bakimbwira ngo agenda yikurura, nyine sinzi ukuntu nabaye. Gusa nyine ndabyakira, kuko ikintu udafite ubushobozi nta kindi kintu wagikoraho, urabyakira. Nyuma nyine bigera igihe nyine ndiyakira numva ko ngomba kubana nabyo. Ni ikibazo gikomeye, ariko komera. Icyo twakubwira ngo komera, ariko tukibaza ngo ese nibura ujya ubona umwanya wo kujya kumusura akenshi, cyane cyane iyo umuntu amaze kuba yashaka urundi rugo, cyane ko wari utubwiye ko nyuma yaho ufite umugabo kandi ari nawe mwabyaranye n'uwo mwana uhetse. Ujya basha kuba wabohoka kugira ngo ubone uburyo bwo kujya gusura uwo mwana urebe uko ameze, cyangwa ugombera kuvugana na nyirakuru
kuri telefone? ntabwo nkunda kujyayo ariko iyo nabonye amafaranga njyayo nkamureba. Kuba utajyayo nuko amafaranga aba yabuze. Kuko ni ikibazo cy'amatike ariko ntabwo kuba namujya sibuze ko mwanga kuko narajya afata telefone akampamagara. Ubu kugeza amagingo aya ngo umwana afite igihe kingana iki uwo nguwo wa mbere? Imyaka 13. Mu myaka 13 yose ntabwo aramenya se na rimwe papa we ntabwo azisura ye n'umwana ntabwo azisura ye. Nawe ntongera kumubona se? Papa we yakereka rimwe yaje inaha ari muri vacances irangiye njya kumugurira amakayi, mugura amakaramu, mugura n'imyenda kubera ko mu cyaro bari bambwiye ngo umwana ni form afite. Noneho abana bo mu cyaro bigana inifomo mbi. Yego. Nzina mubaza imyenda inifomo bigana ukwisi. Barayimbwa njya kuyidodesha. Noneho rimwe ndamuhamagana ngo ate se ko mvuga ibikoresho by'umwana ku inifomo mwambuzeho 1000. Ariko kwari ukumubeshya nayo ngifite urumva ntabwo wajya kudodesha udafite amafaranga kandi uzi ko ntabwo uri bubisabe. Yego. Nambwa ati wamba bariye ukamita ko umwana wawe amafaranga ko ku inifomo ndi kudodesha mbuzeho 1000. Ubwo yambwira gutyo ntabwo nigeze njya kuvugana nawe. Bakubwira ngo yarambwiye imyaka icyo gihumbi nyine ngo nongeye kuri fomu. Papa w'umwana yarambwiye ngo se icyo umbwira ngo ni igiki ngo ahubwo ngo icyo ntukakimbwire ngo ngende kijugunye muri Nyabarongo ngo nimba utanahazi waje muri Kigali kera ngo mbwira ngo amafaranga ugende ujya ku Nyabarongo kijugunyemo. Ubwo rero kuva yambwira gutyo uwo munsi ntabwo nigeze nongera kumuhamagara. Urumva nimba umuntu umubwiye inote y'igihumbi kandi wayisaba n'umugenzi akayiguha ntabwo wakwiri guhamagara umuntu. Ko numva nawe ari inyamaswa. Ko numva ari inyamaswa. Ari inyamaswa nyuma y'izindi. Ni inyamaswa muntu, ni inyamaswa muntu ariko twavuga ngo komera. Kugeza ubaka kanya rero niki wabwira abantu badukurikiye? Ese umutima wawe burya hari uburyo umuntu avuga ati ngewe ndamutse ngize abantu mbwira, hari uburyo umuntu abona abaho akabura uwo yabwira kugira ngo umutima we yumve uruhutse. Ubu tuvugana niki wabwira abantu badukurikiye mu mutima wawe kugira ngo nibura wumve uruhutse? Ese abadukurikiye wabasaba iki? Ariko ngewe ubu tuvugana ikintu nasaba nk'umuntu n'Imana yo mu ijuru nuwafasha akamvuriza uwo mwana agakira. Icyo cyonyine ibindi Imana yazanira umugisha. Nyine mo hano ubona ururimi ari runini. Ubona ari runini cyane. Ariko kuvuga aravuga akadirimanga. Kuvuga aravuga ariko nimba akubwiye ikintu bisaba nimba atangiye kuvuga yasama nk'iminota 3 kugira ngo ijambo rihinguke ubashe kuryumva. Bashobora kuba barakubwiye ko ashobora kuba yavurwa n'amafaranga angana iki kugira ngo abashe kuba yakira? Icyo gihe namuzanye afite imyaka 8. Icyo gihe umuganga yarambwiye ngo kugira ngo mbonane dogiteri ndishyura 350. Icyo gihe narifite amafaranga 15,000 nitwaje nzi ngo ndamuvuriza kuri mituweli. Bakibimbwira nyine kwa ko nane kirumvaga nayakuraho nahise nitahira njya mu rugo. Tagenda nyine negereza iki Imana izakora. Ibyo 300 byari byo kubonana na dogiteri gusa ariko ntabwo byari birimo n'imiti. Nimba n'imiti yari irimo ariko njyewe umuganga arambwiye ngo kugira ngo ubone na dogiteri uvura uno mwana genda wishyure amafaranga 350 kandi nyine nitwaje 15,000. Ntabwo wari wageze se ubaza nimba ayo mafaranga yaba arimo n'imiti ku buryo yamuvura? Bakibimbwira kubera ko nta bushobozi nari mfite ntabwo nigeze mbimubaza. Ntabwo yamubajije? Okay. Ikigaragara cyo nuko ni amafaranga menshi yamuvura ariko wenda turi kumwe n'abantu badukurikiye ari benshi batandukanye hirya no hino. Mu by'ukuri nubwo wagiye ubura uwo watakira cyangwa se wabwira ibyawe haracyariho 7 bitarapfukamira abayari. Ahangaha rero mu bantu badukurikiye ndahamya neza ko harimo abantu bagifite umutima, bagifite imbabazi, bagifite ubumuntu batandukanye n'uwo mugabo wabyaye uwo mwana akabwira ngo genda umujugunye muri Nyabarongo. Rero mu marira yawe twakwihanganisha ariko tukanakubwira ngo se niki kintu wumva nibura wasaba aba bantu? Wenda hari amafaranga waruvuze ati mbonye uburyo ku buryo nabona uburyo bwo kuvuza umwana wanjye byamfasha, ariko mu by'ukuri ese
bayaguha mu buhe buryo? Rega buriya iyo umuntu arimo agaragaza n'ikibazo cye abasha kumvikanisha n'ukuri kw'ikibazo, kumvikanisha ukuri kw'ikibazo. Niba umwana kuko yajyanwa kwa muganga hakagaragara n'inzira wanyuzamo kugira ngo umwana abashe kuba yavurwa, nuko supporting abashe kumenya nibura aho ibintu biva naho bigana, abashe kumenya icyo yagukora. Sorry, ntabwo mbyumvise neza. Nari nkubwiye buriya ngewe nkanjye ubwanjye, uramutse umbajije ngo urarwaye n'urugero, ushobora kukubaza ngo ukeneye kuvurwa, yego uzivuriza mu bihe bitaro, ese bakubwiye ko ushobora kuvurwa n'amafaranga angana iki kugira ngo mbashe kumenya inkunga nagufasha, ese ufite iki kugira ngo nibura umuntu abashe kumenya nanone aho atangiriye, mu bushobozi ufite ni iki kintu wishingikirijeho, ese niba nta nabwo urabitubwira kugira ngo abantu badukurikiye bamenye aho bahera bakubaha. Anatange nimero ye ya telefone. Kugeza izi saha nta kintu na kimwe nishingikirijeho navuga ngo naheho mvuze uwo mwana. Urize nta n'ubwishingizi ugira? Ubwishingizi ufite ni mituweli. Yego nyine nabyo wari ukwiye kuvuga ko buhari. Mituweli n'ubundi bacu amafaranga nari nyifite nari nayijyanye. Ariko nayo ni ikintu cyo guherwa. Niba baramuciye 300 ubu ngubu byagera no muri miliyoni. Kuko urumva uburwayi bwagiye burushaho kwiyongera no kuva icyo gihe haciye igihe kingana iki ugiye bakubwiye ayo makuru? Ubwo urumva ni imyaka 10. Imyaka 5 haciye imyaka 5. Kuva namuzanye afite imyaka 8 none ngo afite imyaka 13. Kuva icyo gihe waragiye uratuza gusa pe? Nagenda tuza nta kundi kuntu ari kubigenda. Kugeza ubu yiga mu wa kangahe? Wa kane. Yiga mu wa kane primaire? Yego. Yiga ku kihe kigo? Yiga ku kigo bakita Nyanza. Nyanza y'Amajyepfo ya Butare? Ntabwo ari Nyanza ya Butare, ariko n'ubundi aho dutuye bahita Nyanza kuko umurenge wabo bahita Ngera, akagari bakita Nyanza. Niho yiga rero muri ako kagari ka Nyanza. Ubwo none muri Nyamagabe? Oya. Ni muri Butare. Okay. Ubwo ndumva birumvikana wenda bizora. Reka rero tubashimire kandi tunababwire ngo turabizi ko mudukurikirana muri benshi kandi si ubwa mbere, si ibyo tubabwiriza, umutima wa kimuntu murawuhorana, mufite ubumuntu muri mwebwe tubona no kubashimira, kandi mu by'ukuri tubabwira ngo Imana yo mu ijuru igikomeze bacira inzira mu buryo butandukanye, haba mu buryo bw'akazi, haba mu majya n'amaza, ibyo mukora byose mujye mugira guhirwa kugira ngo mujye mudufasha kugira ngo mutube hafi kuri bano batumirwa tuba twagiye tubagezaho. Uyu rero impamvu tubagejeje iyi nkuru nta kindi kiba kibiduteye, ni ukugira ngo mu by'ukuri duhagararane n'abababaye, hanyuma nitunishima kandi nabwo twishimane, ni byiza. Rero watanga nimero ya telefone kugira ngo nibura mu bantu badukurikiye niba hari uwifuza kuba yakuba hafi muri ubu burwayi bw'uyu mwana kumuvuza abashe kuba yakubona bitamugoye. Nimero yanjye ni 078 27 28 024. Bayisubiramo? 078 27 28 024. Iba muri Momo? Sawa, ngaho reka tubashimire kandi tubaragize Imana tubabwira ngo nakagaruka, Imana yawe mu ijuru ibahe umugisha.